badakina ahantu hakomeye nk'igihe twagiye mu gikombe cya Afurika dutwawe na Gatete na Karekezi n'abandi bakinnyi bari muri APR benshi ariko kwizigira that time nubwo wakinaga muri ligue yo mu Rwanda benshi baduhetse bari abakinnyi bakora difference aho hantu bari nibo bari key players. No ndakubwira ko umwaka wa 2003 Karekezi yari yatsinze ibitego 6 muri CAF Winners Cup. Kwari dufite uyu mukinnyi wari uri muri Zambia Jean Romami yari ari gukina muri championnat Zambia abantu babizi nawe yari yabaye mu batsinze ibitego byinshi muri icyo gikombe nawe yaragize 6 yanganje na Karekezi. Dans les années 2003 nibwo APR yari kugera muri yo demi finale ya CAF Winners Cup igasezerwa na Julius Berger nibwo yari gutsinda yari gutwara sekafa zayo za mbere. Turimo turavuga Rayon Sport icyo gihe abo ba Jimmy Gatete 9 bari bavuye gutwara 9 bavuye gutwara sekafa umva twari tumaze 5 years ba Gatete bari hejuru. Nibwo twari twaragize za Rwanda B zatwaraga ibikombe. Icyo gihe muri iyo myaka nibwo 2003 Kiyovu Sport yari kubiya gatatu muri sekafa. Icyo gihe nibwo APR yari iri gutwara iyo sekafa. Icyo gihe 2005 muri iyo myaka tujya gukomana nibwo Rayon Sport na APR zahuraga muri demi finale ya sekafa muri Tanzania. Hari ukuntu umupira w'igihugu ubona ko ukomeye niyo mwamufite abakinnyi bakina imbere mu gihugu bakaba ari beza. Ni nayo myaka erega n'abakinnyi twasoraga baga bakomeye. Reba CV ya Katauti icyo gihe badufashaga ba Katauti Jani yaragize mu Rwanda niyo yagize i Burayi. Parcours impeccable mu kintu kurwego hejuru. Première division muri Belgique. Aba Saïd Abed Makasi Première division Belgique. Aba Manamana Première division Belgique. Isi uyu munsi kugira ngo tubone abakinnyi bakina mu byiciro bya mbere muri ligue z'i Burayi dushobora kubona batanu. Ureba Katauti muri Chypre afata Robinho. Yes. Robinho. Donc ni ibihe tutari kubona ko umupira w'imbere mu gihugu harimo ikibazo n'ukomeye n'abakinnyi twohereje hanze ahantu bari gukina abenshi nibagarutse ku mugabane wa Afurika. Bajadi nibegaruke muri Afurika bamanzi ni bari muri Afurika nibavuye muri za Georgia bari gukina muri championnat za Libye. Baboneri ni bari muri Afurika nubwo ari mu championnat nziza bonera ahantu heza cyane wenda we. Abakinnyi bacu ni bangaye bari mu matsinda ya Champions League kwizigira ibe Confederation cyangwa Champions League ngiyi ya bonera wenyine cyane Confederation. Si wenyine dufite bivuga ngo mugana Afurika ntabwo turi mu abakinnyi bacu ni mu makipe akomeye kuko niba bari mu makipe akomeye bakaba bayakarifiya bayajyana hehe mu matsinda ya Champions League cyangwa mu matsinda ya Confederation. Ikipe zabo ziviramo round 1 round 2 nge nkubwiye abakinnyi dufite bakomeye ni bake cyane. So ibyo rero bisaka umutoza avuga ati ndabaremamo icyizere ni uguhindura pattern iri mento le côté mental agomba kubabwira ngo niyo byaba bigaragara ko mudakina ahantu hakomeye ariko dufite ubushobozi bwagira icyo dukora akazana approche nziza iri tactique akabaremamo icyizere igihugu kikabashyigikira natwe tukabashyigikira agakorana n'abasanze n'abastaff bandi bazakorana ba Kocerike dukeneye Shamura. Yego Kocerike ba mugabo bande mukamufasha maze igihe niki urumva ni nabo bahamagaye of course bakorana urumva ariko nabo dukeneye Shamura. Hatazagira umuntu wongera kwikompara. Hari umuntu wone igihugu nka Comoros akakibona ari gitomo buso agashaka kwikompara. Comoros yihorera bakina mu Faransa bose shida birarura bamucangamo tukabagereranya shida birarura vaho ngaho deuxième division ya France deuxième division ya France n'abenshi babakina shida birarura utazigeranya n'abanyakomoro. So ari Komoro sakaraba binational hajya niwe yigeze kujya muri Komoro bamwe kabana bajyana muri France Moroni mu rwa mukuru abana babo bose niyo ndisaba diaspora France abenshi babana vanza shida birarura utazigeranya n'Komoro shida birarura mwana bayohereza amadolari nta mwanya bafite wo kujya gukora bavunikira iki bafite abana mu Faransa. Komore na za Senegal zibona igitego zarize. Komore irakomeye cyane. So Komore uribuka ko ari ejo bundi ntuzatsinze igitego cya kabiri muri Coupe d'Afrique bafungura bigoranye. Maroc yaratsinze Komore iragombora amatoni cya kabiri. mu Rwanda match ya mbere ni Grenada agomba kwirasiyo muri FIFA series. Ariko abanyarwanda batagira ngo twavuze ko tugiye kugwa. Oya ntabwo ari cyo twavuze. Nge fomi nizera ko umupira hari detail usiga. Buriya n'uwo mupira niyo abakinnyi baba badakina ahantu hakomeye. Umupira hari ikintu wasize cyitwa lo collective. Yego.
niyo mpamvu mujya mubona nyine udutungura ukabona ikipe ntoya ikubise ikigugu Teamwork. ukabona iraje yongeye kubisa ikindi kigugu. Ni ibice bitatu bihindura ikipe kwizigira. Tubisoreze w'icyambere ikipe igomba kuba ifite inyota ihuriweho ubushake ziri ni ukuvuga ngo kumva icyo kintu mwese mufite kugishaka. Ubushake muri football ni ukuvuga ngo iyo mubaye committed ku ntego abenshi iyo bahuje umugambi bawugeraho. Ni ukuvuga ngo ibyo bihita byinjira mu gice cya kabiri cyitwa kuvuga ngo noneho turakoresha ahe mayeri kuri iki cyifuzo twese duhuriyeho. Tactically ikipe ishobora kuba iri weak mu bakinnyi muri kalite ariko umutoza akayarinya akabaganiriza akabereka uburyo bahagarara ikipe ikiyorganiza mu buryo bwo kudefanda ikiyorganiza ikamenya imbaraga zayo niyo zaba ari nkeya mu buryo bwo gusatira yashaka ikazajya igutsinda cya kintu twatsindaga cya Jimmy Gatete kimwe ariko ikipe ikagenda. Birashoboka kuko tudafite abakinnyi beza bitangaza birasaba nyine ko bagira iyo ntego ihamye. Ariko icya gatatu gikomeye cyane ari nacyo gikora difference, abakinnyi iyo bagize intego n'umutoza bakaganira umutoza akaba prepara neza cyane ariko bakazajya babona hindrance kudashyigikirwa biba ari ishyano riguye. Ibintu byo kubanza gukoresha abakinnyi amaeskare ugasanga abana arimo arava mu gihugu arimo akagenda akajya guca Bahrain akava Bahrain akagwidoha akavido akaza Kigali akaza abara amasaha 48 ngo akine yegeze 16 mu ndege. Ministeri na Ferwafa ibyo bintu nibyongera kuba muzamuri gutenguha. Mugerageze abakinnyi ba National Access bahabwe treatment iri special. Hari umuntu urimo urabaza ibya Dauda Yusufu. Dufite Rwanda ya ni mu ikodesha ejo muri ntuza ni yakodesheje indege ikipe muri Sudan ya Al-Hilal igiye kujya gukina. Fata indege ihagurutsa abakinnyi bakure hano bajyane mu kindi gihugu. Ibintu by'abakinnyi b'Amavubi aribo bantu bonyine bagikora iskare 6 ntibikibaho. Nibihinduke Dem fairly babeho neza babone ko